usigaranye ko nazengurutse hano hose amacumbi nkaba nayabuze hari icyumba gisigayemo. Sha nibi hari igiciro bagiye nka 5. Icyari 10,000 bagize 50. We ntacyo usigaranyemo. Kandi hano havuye abantu n'abacungu 15 bakambwira ngo ku cyumba ni menshi. Aba we ngo ni menshi. Imana ifashe babe bagiye gushaka ahandi. Bagiye mu mujyi kureba ahandi. Umva musore cyumba cyo twagiye basi ngiye kimenkwe 30 niba 15 banze. Se muze uyu mungu wamumbwire. Sha nkura hindura. Cyumba nagifashe noneho. Umva we sinkuzi. Ndagira ngo nkubwize ukuri. Buri gihe naje gutembera ina aha niho ndara. Wowe urinde umaje kuza hano kangahe kugira ngo uzunyibwirishe ibi. Bose nkubwiye ko twamaze kwishura. Nyishyura gute ko muzehe yambwiye ngo mwanze kwishura 15 ni menshi. Nakubwiye. Mu by'ukuri wanze kwishura. Uze suko tutayafite. Ko muyafite mwayatanze. Turayatanga. Okay, sawa. Icyumba cyanjye ubu ngubu mugiye kugikurikirana. Cyacyakuna. Uwishura menshi ni icyumba cyanjye nyine. Twatangiye. Yenda ishura 15. Ishura 20. 21. 26. 40. Shigere amafaranga ni menshi. Ni menshi ko tutayatanze wavyumvishe ko ibyumba byabuze turarara. Reka ntacyo tuyatange. Shiri ko numva nje ari menshi ntitwareba handi. Shiri nuko umuntu yitinza akabura ibintu ku munota wa nyuma akicuza. None se niba uriya muhungu yatubwiye ko ibyumba byabuze avuye mu mujyi turarara. Shiri ariko none birumvikana. Ijuru 60. Allah! Rongeraho. Sha ndiyaranje nuko nari mpagaze. Allah! Sinamukozi ubahara. Soni ko ndiho wagira ngo inzu y'umuntu. Nikora. Niko. Sikira tikanike narinzi ko iri bukore yo kuza yivugishwa ngo amacumbi yashize. Dore kunika amacumbi yacu yashakira abakiriya. Ukuntu bari bakaniye ntabwo bari burenze 5. Kandi n'ubundi iyo bakomeza 5 nari kuyemera. Ko tanzwe matangira 2. Bahise bagira ubwoba ati ubuse twanze ahangaha twarara. Ariko ni nabo. Gusa nawe wabyitwayemo neza. Iyo banga kurenga ko yari ya 45. Mfite ubwoba numva aravuze ngo 60. Nshatse guserebura hariya ndifa. Userebura se ko warutsinze igitego. Allah! Tuzanyabona iki cyuma kiracyari. Icyo kiza kibica vuba. Iki cyuma kikimo ko musaza. Ntawe utaniye nayo. Wowe. Urupfu rwizawe. Do, haje n'umukuru. Yamba dufatanyije. Do, baraturashe. Kandi narabikubwiye. Dore bagiye kuturasa. Dore barakurashe. Oya niwe barashe. Wabimbwiye ryari? Buretse. Mwirakara. Hari igihe wasanga mwishe mbere yayo. Mva nkubwira. N'icyagingiraga 2,000. Nijoro nakadibungu. Bwingo, Satani. Wowe urazungira inama ngo abantu hari ukuntu twajya tubakuramo amafaranga mu buryo bworoshye. Wavuze bisubiremo. Batagira ngo ni nanjye wabizanye bibabwire dore ngaho bisubiremo. Uko wabimbwiye bibasubiriremo. Kinki nijya kugira iyo nama. Satani. Cyangwa ubwo warampamagaye ntago ari wanyihamagaye. Rata bro. Ibi bintu byose niwe mu bishinja no kuri kw'Imana. Ariko muko uri mwiza nagisura kuri kubitira imbunda ngo. Kimugenda n'imbunda. Subundi rambunda yikuye. By'Imana yashyizeho iba power. Nibanyica uze kumenya ibyo uza gusobanurira mu rugo. Reba nk'ukuntu uriya muntu asa. Reba uriya muntu ukuntu. Reba kiragikara. Reba abantu kandi bambwiye ngo niwe wahabarangiye. Cyuma n'imbunda yo wabarangiye ngaho. Ibanze ukamusaka wowe. Wamwizeye.
si wambwiye ngo abakiriya bose nzajya mbona nzajya mbarangira. Abakiriya se bose barangana bakabaye wabashatse. Boss ariko naribishiye nakaje ka Vitrave. hari ji twabasabye se bafite n'imikino sha. ntabwo muzi uwo muri gukina nawe ntabiki imana cyakoze mudusubize amafaranga yacu tubara.